Bakunzi baturwanye akandoyi n'akarengane wacu TV, ndabashubije mu izina rya Yesu aho muri hose, Nyagasani abahe umugisha. Nongeye rero kubasuhuza, nongeye kubishimira cyane cyane abantu bakanze subscribe. Ni ukuri muraba agaciro ku buzima bwacu. Imana y'amahoro igumye kuba umugisha kandi ibagurira imbago. Ndasuhuza cyane cyane abantu bari hirya no hino, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Kongo, abari muri Mozambique, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, abo bose ndabashuhuje. Ntabwo kandi nakubagirwa abantu bari muri Norvège, Canada, Australia ndetse n'abandi, abo bakecuru bacu bariyo, abo basista bacu abo muri hose, mugubwe neza kandi ndetse n'abakuru bacu n'abana bacu mugubwe neza. Ni kuri Nyagasani agumye kubarinda. Turabizi ko ahantu hose FPR yazengurutse ideprowinga ababicanyi iba yaratoje ko yagoherwa mu kwica, ariko ni muhumure Nyagasani azaturengera. Ubwo rero nje muri aka kanya ntabwo ndi butinde kuko muri iyi minsi ntabwo ndiho biri gukunda neza, ariko nagira ngo mbabwire ko hari amakuru ngira ngo mbayeho nosiyo cyangwa se mbaye mu ncamake, nzayabaha mu minsi iri imbere, nzayabaha mu buryo burambuye. Ndavuga ese ninde ushimuta, ndagaruka ku ishimutwa, ninde ushimuta, ninde utanga amategeko, ese ninde ubiri inyuma. Ngira ngo nk'uko mubizi mumaze kubyumva kandi bimaze gusobanuka uburyo indatwa zikora kariya kazi, uburyo zishimutwa. Ariko ntarakomeza, ndagira ngo mvuge nimero yanjye ku bantu bakeneye kudufasha, kudutera inkunga ndetse n'ibindi, cyangwa se n'abatugira inama. Nakomeza ko guteranya 256 76 24 954. Iyo nimero mwatubonaho, ubundi mudukorere sabone na like, hanyuma ubundi natwe turagunya tubaha amakuru mwifuza. Ishimutwa mu Rwanda, ese ninde ubiri inyuma, ese bigenda bite, ese koko inzego zishimuta ni zimwe cyangwa ntabwo ari zimwe? Mwarabyiyumviye mu minsi yashize, najyaga mbibabwira, wenda mumwe mukabishidikanyaho, ariko ndagira ngo mbabwire ngo tuvuga amakuru tuzi. Mwumvishe uriya munyamakuru bashimuse, ntabwo nje wenda kumuvuga cyane hano, ariko nzamukoraho ikiganiro. Mwarabyumvishe mwese uburyo yashimuswe, kandi mukuri ushize muri logique n'uburyo asingize FPR n'uburyo yivuga n'uburyo mwabonaga bimeze. Ngira ngo ejo yarabisobanuye, abanyarwanda mwabyumvise uburyo bamuhamagaye bati ngwino hano, yamara kuza bagahita bamushyira mu modoka. Azize iki? Icyo yazize nuko yavugiye kakana bafunduka imyaka 13. Ibyo byose ni ibintu mwagiye mubona, ariko mu bantu bashimuta, ngira ngo nari narabibabwiye, nabwiye ko hashimuta inzego z'iperereza cyangwa se inzego za police. Ngira ngo wenda nuko abantu batajya bakurikirana, mwumvishemo uriya Patrick ari ahantu henshi, umupolisi muto ari gukora ibintu by'ubwicanyi no kubabaza ingingo z'imibiri. Ngira ngo nawe ubwe mwarabyumviye ko yabyivugiye. Ibyo ngibyo banyarwandakazi, nagira ngo mbibayeho amakuru, namwe mushakishe mucukumbure, mujye mudushyira ku munzani. Mwarabyumvishe ukuntu bamujyanye, uburyo bamukoze, ibyo bamukoreye, ariko hari byinshi mwibuka ko ari byinshi mu Rwanda batavuga, cyane cyane ko buriya we aracyazi ko bamukunze, ari kugira ngo wenda baracyamuhendahenda. Ntago abantu b'abasope mu Rwanda, ndavuga abahutu n'abatutsi twari mu gihugu, bare abantu baje batubeshya ngo baje kuturokora, ntago turisobanurira. Hari abantu batarisobanurira uburyo FPR yica cyangwa se ari abagome, ariko ndabizi neza ko nkuriya arabizi, ahubwo situation arimo n'ahantu ari ntabwo wamwemerera kuba yagira ikintu avuga, kuko kuvuga cyane buriya aracyakoma bitenderi, urumva aracyitwararika, ariko nta rukundo rurimo. N'ubundi aho buri kwegera mu minsi iri imbere muzumva bamugize ukundi kuntu. Erega niko batwica. Ubwo nawe wa munyamakuru we, cana ku maso, humuka. Nakugira inama, niba udashoboye kuyoboka nk'uko babivuga, hunga kuko ibimenyetso wabibonye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ndavuga kuri make, ndategura ibiganiro birambuye, nimbona umwanya nzabikoraho ikiganiro ejo nzabikoraho ikiganiro mu buryo burambuye. Ejo mbemereye ikiganiro mu buryo burambuye kuri izi nkuru ndi kubabwira, ndacyazitoza neza. Ejo mu masaa 3 z'ijoro
nzabikoraho ikiganiro mu buryo burambuye n'andi makuru ndi gukusanya nubwo ndi muri kondisiyo itifashe neza. Ubwo rero icyo ni kimwe. Ikindi ndababwira uburyo ki nyakubahwa umuyobozi wanyu cyangwa se ya ntore yanyu muvuga izirusha intambwe noneho yidekarariye intambaro ku mugaragaro ngo Kongo yarenze umurongo utukura. Ibyo byose mwabyiyumviye, ibyo byose icyo bihatse murakizi, ibyo byose muzi ko bamanje koherezaho abakobwa, ariko noneho rero arabivuga ngo barenze umurongo utukura, ngo icyo gukora barakizi, kandi bariho barabeshya abantu ngo ntabwo bateye kandi Kongo yamaze kubataka. Ngo ubwo rero ngo bagiye kwataka Kongo ku mugaragaro kugira ngo mwumvishe ko ya ntambwe yabo ya ntore yabo izurusha intambwe murayizi mwese. Yababwiye ko ngo Kongo yarenze umurongo utukura, igisigaye ari ukugira gute, ari ugufata imbunda hanyuma ngo bakabereka icyo gukora. Ibyo mwabyumvise Banyarwanda Banyarwandakazi, ngaya makuru nagira ngo mbahe mu ncamake. Ndiho ndabategurira amakuru kandi asobanutse, ndiho ndabaha amakuru y'uburyo ibintu byose inkotanyi ziri gupanga, abo zimaze kuorganiza. Ndiho ndabaha amakuru y'abantu, ndacyakurikirana abantu bashaka kwica cyane cyane abantu bafite imiryango iri hanze. Ibyo byose ejo tuzaba umuzingo, nzabaha n'amakuru yo ku bantu bashimuse kuri babandi bavuga ngo se ngo abantu bashimutwa ngo ni bane ngo biciwe babandi bose. Amaliste ndayafite, harimo bano ba Kasiye na Muhanga n'abavandimwe n'iyo miryango abajya buri burengero n'abandi bose. Mfite liste ndende, nzajya mbabwira muri bake, ariko bose mpaka bona tuzamara igihe kingana iki tugomba kubashyira ahagaragara. Abo bantu ntibazibagirane. Murakoze rero, mugire amahoro, mugumye Nyagasana mugumye kubarinda kandi musenge cyane. Uwiteka ari hafi gutabara abe uko Uwiteka azabe. Mugire umunsi mwiza kandi mukomeze kuba maso ku bantu baharanira impinduka, mukomeze gushyira hamwe, mwirinde Satani kuko Satani ari gukorera mu gatsiko, kandi agatsiko kari kohereza abambari bako kuza gucanishamo abantu, kuza kubateranya, kuzana induru mu bintu byose, kugira kandi gakoresheje amafaranga, gakoresheje bakobwa b'amanyuma manini, gakoresheje n'ibindi byose, ibitambo byose kabona kugira ngo karame ku butegetsi. Nibyo bintu kari gukora. Gusa nimutabwe sari tuzasarura. Icyo mbasabye buri munyarwanda wese, ndabizi ko hari abanyarwanda bafite umutima n'uyu munsi barahari kandi nshima. Ndahari abanyarwanda bafite umutima nshima, mwaba mama mwe, mwaba papa mwe, nukuri abasista bacu abari hirya no hino, babandi babasista bagize incike batagira ababyeyi, babandi bagiye bagira ihungabana ritandukanye, babakecuru bagize n'ababyeyi bagize ba nyakamwe basigaye baraho. Mwese aho muri mugubwe neza, turabizi ko babitoroshye, ariko Nyagasani agumye kubarinda. Ntabwo nabavuga amazina, gusa muhumure tuzatsinda, kandi mutere inkunga umuntu wese ushaka impinduka. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Naho mu yandi makuru kubategurira nzayabahera hamwe, muhumure. Nimara gutekana neza nzayabahera hamwe, ndiho ndayategura neza. Murakoze cyane, ndi kuyakurikirana. Imana ibahe umugisha kandi mumenye gusenga cyane abasenga.